Yes, iyi ni SPN TV2 turizera ko mumeze neza mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, abari mu mujyi wa Kigali, intara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba ndetse n'Iburengera bwaryo. Namwe muri hakurya y'amazi mu bihugu byo hanze, turabasuje turizera ko mumeze neza cyane. Turagarutse rero tubafitiye byinshi, tugiye kugaruka mu gice cya Waruziko. Nta wundi turi bugarukeho, turagaruka ku mugabo bita Leonardo da Vinci. Yes, ntimucikwe rero ibyo uyu mugabo Leonardo da Vinci, dore ko benshi bamenye ibyo yakoze ariko ntibamenya nyiri kubikora. Domis, njye tugiye kubana muri iyi minota, nitwa Oze Blaise. Yitwa Leonardo di Serpio da Vinci. Uyu yakoraga nk'umushushanyi, umunyabukorikori, umwenjeniyeri w'umuhanga, umunyabugeni ndetse n'umwubatsi. Yavutse 15 Mata 1452 avukira ahitwa Anciano mu Butaliyani. Uyu Da Vinci yari afite abavandimwe be kandi: Guillermo Serpio da Vinci, Violante di Serpio da Vinci. Da Vinci ubwe yiyitaga izina ry'itazirano aka Homo sans arrêter. Ibi bivuga umugabo utagira inyuguti. Ntugiye kuri ndaje mubwire aho iri zina ryaturutse. Papa wa Da Vinci yari umunyamategeko akaba na noteri, naho nyina wa Da Vinci yari umuhinzi. Aba bombi ntibigeze bashyingiranwa, kandi Leonardo niwe mwana wenyine babyaranye. Nyina yabyaye abandi bana 17, bivuze ko bose bari barumuna ba Da Vinci. Ababyeyi ba Da Vinci ntibari barashakanye, kandi nyina Catherine, umuhinzi, yashakanye n'undi mugabo mu gihe Da Vinci yari akiri muto cyane, maze atangiza umuryango mushya. Guhera ku myaka 5 yabaga mu isambu ahitwa I Vinci. Yari mu muryango wa se, Serpio, umunyamategeko akaba na noteri. Se wabo wa Da Vinci wari ufite agaciro gakomeye ku bidukikije. Da Vinci yasikuze asangira nawe ndetse amufasha kumurera. Leonardo da Vinci yamenyekanye mu bintu byinshi bitandukanye, ariko SPN TV2 yaguteguriye bimwe mu bintu Da Vinci yakoze bikamenyekana byaratabarutse yaravuye ku isi. Dore ko uyu Da Vinci yapfuye ku ya 2 Gicurasi mu 1519 apfira ahitwa Château de Croix-Rousse, Amboise mu Faransa. Yapfuye afite imyaka 67. Leonardo da Vinci ntabwo yigeze yiga amashuri asanzwe. Aya yigisha gusoma, kwandika ndetse no kubara. Ariko papa w'umubyara yashimye impano y'ubuhanzi yari mu muhungu we, maze amutoza kuva afite imyaka 15 gushushanya ibishushanyo biri mu buhanga rwose. Da Vinci igihe yari afite imyaka 20 mu 1472, itsinda ry'abasiga amarangi rya Florence ryatanze abanyamuryango ba Vinci, ariko uwitwa Verricchio agumana na Da Vinci kugeza abaye umutware wigenga.
mu 1478. Ahagana mu 1482 Da Vinci yatangiye gushushanya umurimo we wa mbere yashinzwe ahitwa kuri San Donaco ya Florence, ikigo cy'abihaye Imana cya Scopeto. Icyakora Da Vinci ntabwo yigeze arangiza icyo gitabo, kubera ko nyuma yaho gato yimukiye ahitwa Milan kugeza akoreye umuryango wa Sforza wategekaga icyo gihe, akora nka enjeniyeri, akora mu marange, akora mu bwubatsi, ndetse umushinga w'iminsi mikuru y'urukiko yose, cyane cyane akaba umunyabugeni kabuhariwe. Leonardo da Vinci benshi bamumenye mu bishushanyo bitandukanye, ariko ntibigeze bamenya izina riri inyuma y'ibyo bishushanyo byose abantu bazi. SPN TV2 ngiye kukugarukira ku bishushanyo bizwi cyane bya Leonardo da Vinci, ndetse n'ibitekerezo byiwe byagiye bibyara ibindi bintu bikomeye uyu munsi wa none isi ikoresha. Ifunguro ryera. Iki ni igishushanyo cya Leonardo da Vinci yashushanyije igihe ari muri Milan kuva ahagana mu 1495 kugera mu 1498. Cyashyizweho tempera n'amavuta yerekana amashusho yo kuri Pasika azwi nko kuwa kane mutagatifu. Ifunguro ryera ni igishushanyo cyakozwe mu rwego rwo gutunganya ikigo cy'abihaye Imana cya Santa Maria delle Grazie, ahazwi kandi nka De Cenacle. Iki gikorwa gipima metero 15 kuri 29, ni nacyo gihangano cyone cy'abahanzi barokotse intambara yaherukaga. Iki gikorwa cyerekana ifunguro rya Pasika, aho Yesu Kristo cyangwa se Yezu Kristo yabwiraga intumwa akavuga ati: umwe muri mwe azampemukira. Kimwe mu bintu bitangaje biri muri iyi shusho ni uko buri ntumwa itandukanye yerekana amarangamutima ndetse n'imvugo y'umubiri. Ibigize aho Yesu yari yibanze hagati y'izindi zitandukanyijwe n'intumwa byagize ingaruka ku masekuruza y'ibishushanyo byose byashushanyijwe nyuma y'iyi ngiyi ya Leonardo da Vinci. Igihe Milan yaterwaga n'Abafaransa mu 1499 maze umuryango wa Sforza ugahunga, Da Vinci nawe yaratorotse. Bishoboka ko yabanje kujya guca muri Venice hanyuma akerekeza i Florence. Agezeyo yashushanyije urukurikirane rw'amashusho. Muri ayo mashusho kandi hari harimo umurimo wa La Gioconda. La Gioconda ni umurimo wa santimetero 21 kuri 31, uzwi cyane muri iki gihe, uzwi nka Mona Lisa. Ikindi nakubwira ni uko irangi ryakoreshejwe ryakozwe hagati y'1503 n'1506. Uyu mugore wagaragajwe cyane kandi yagaragajwe cyane cyane kubera kumwenyura gake byatangaje benshi mu binyejana byinshi bitambutse. Ngayo nguko ari igishushanyo cya Mona Lisa
cyangwa se La Gioconda benshi bazi ariko batari bazi imvo n'imvano yacyo. Nanakubwira ko ni na kimwe mu bishushanyo byigeze bibaho mu mateka cyahenze cyane, no mu mafilime y'iki gihe isi ya none iracyagikoresha kubw'umurimo wa Da Vinci. Kimwe mu bishushanyo bya Leonardo ni umugabo witwa Vitruvian Man. Ni ubushakashatsi ku cyegeranyo cy'umubiri w'umuntu gihuza ubuhanzi ndetse na siyanse. Ni igikorwa cyaje kigereranya igitekerezo cya macrocosm na microcosm muri Renaissance. Icyo gihe ibishushanyo bya Leonardo byaje kwifashishwa mu guhimba ibintu bikomeye nka tank, aribyo bizwi nk'ibigega, cyangwa se parachute izo z'uyu munsi bakoresha, ndetse haje kuvamo no guhimba kajugujugu, izi kajugujugu tubona uyu munsi. Ibintu byinshi bya Leonardo Da Vinci yari yaranditse nk'ibitekerezo byagiye byifashishwa mu guhimba ibintu bishyashya, cyane ko uyu mugabo yari umuhanga cyane. Na nyuma yo gupfa kwe hagiye havuka ibindi bintu bitandukanye nk'uko ibi byose byagiye bivuka kandi yarapfuye. Reka nkubwire ibintu bine bitangaje kuri Da Vinci. Icya mbere, ntabwo yari yarigeze ajya mu ishuri. Nubwo Leonardo ashinzwe ibintu bimwe bishya byavumbuwe n'ibitekerezo by'igihe cyose, ntabwo yigeze akandagira mu ishuri. Leonardo Da Vinci yigishijwe gusoma, kwandika, gukora imibare y'ibanze, ariko ibirenze ibyo yari afite umudendezo wo kuzerera mu cyaro cy'iwabo cyitwaga Tucson. Muri icyo gihe yamaze hanze, Leonardo yatangiye kwitegereza isi. Ibinyamakuru bye byerekana ko yashimishijwe cyane cyane n'imiterere y'amazi, n'uburyo inyoni zahigaga uko zakurikiranaga, kandi n'uburyo zafatagamo ibiryo byazo. Ikindi kintu gitangaje utari uzi kuri Da Vinci ni uko yarazwiho gutandukanya imirambo. Niba warigeze kureba neza hafi kimwe mu mashusho mbonera ya Leonardo, uzamenye ko yari afite ubumenyi bwimbitse ku mubiri w'umuntu. Ubu buhanga bwungutswe mu gutandukanya inyamaswa n'abantu kugira ngo tumenye neza sisiteme yacu uburyo yakoragamo. Ibintu byinshi ndetse n'ibishushanyo mbonera byinshi bya Leonardo Da Vinci byakozwe mu 1480. Ikindi kintu utari uzi ni uburyo ki Da Vinci yanditsemo. Igihe yapfaga, Da Vinci yasize impapuro zigera ku 6,000. Ibi byari byuzuyemo ibitekerezo bye, ibyo yahimbye, ndetse na lisite y'ibiryo yakundaga kurya. Igitangaje ni uko kuri buri rupapuro rw'ibinyamakuru yanditse yari rwanditse mu buryo butandukanye ndetse bucuritse. Ibi bivuze ko washoboraga gusoma izi nyandiko yabaga yifashishije indorerwamo, ndetse bikekwa ko aho kuba uburyo bwo kwandika cyangwa guhishira umurimo we, bwari uburyo bwiza Leonardo yifashishije kugira ngo ahishure umurimo we yakoze igihe yari akiriho. Mu by'ukuri, kugira ngo yirinde gusebanya, ni ukubera ko Da Vinci yari afite kwandikisha ibumoso, ndetse yari yanditse kuva ibumoso agana iburyo. Ibi biravuze ngo kuba yarahinduye inyandiko ye kandi yangiriza ibinyamakuru bye, birashoboka ko nawe yabikoze atarabigambiriye. Ikindi kintu utari uzi kuri Da Vinci ni uko umuherwe ku isi witwa Bill Gates yaguze ikaye ya Leonardo Da Vinci. Inzira yaragutse mu 1994 uwashinze Microsoft
akaba n'umukoresha w'ibitabo bidasanzwe Bill Gates yaguze imwe mu makaye ya Leonardo Codex Riester kuri miliyoni 30 z'amadolari. Igiciro cya Grant One cyakoze igitabo gihenze cyane cyagurishijwe. Ikaye y'impapuro 72 yanditswe hagati y'1506 n'1510, irimo ibishushanyo byinshi, ibishushanyo, ibitekerezo bigendanye n'umubano uri hagati y'isi n'ukwezi ndetse n'izuba, kandi bitanga umusogongero umwe mu bitekerezo bizwi cyane muri bose igihe cyose. Nguko rero aya Leonardo di Serpio da Vinci, cyangwa se umwite umusanzaretere, umunyabugeni, umwubatsi kabuhariwe, enjeniyeri w'umuhanga. Nkwibutsa ko yavutse 15 Mata 1452, avukira muri Anciano mu Butaliyani, ava mu buzima ku ya 2 Gicurasi mu 1519 muri Amboise mu Faransa, afite imyaka 67. Wakoze kubana natwe ya SPN TV2. Nge wumvaga nari Jose Blaise. Ciao ciao.